Mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe amateka ya Hollywood. Tugiye kurebera hamwe ese kuki Hollywood yabaye igitangaza, yabaye ikimenywa bose. Nayahe mabanga ya Hollywood? Nayahe mateka ya Hollywood abantu benshi batazi? Ese nayahe masomo y'ingenzi twakwigira kuri Hollywood? Njye nitwa Mr. Sam, mbahaye ikaze. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Hollywood ni ikigo gikomeye cyane, ni ikimenywa bose, ni kampani izwiho gucuruza filime ndetse no gukora filime nziza zirebwa n'abantu benshi cyane bagacika urundogoro bitewe n'ubwiza ndetse n'amafaranga menshi aba yazishowemo. Dore amateka ya Hollywood. Ubundi Hollywood ni agace kari muri leta ya California, muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu karere ka Los Angeles cyangwa se mu gace bita Los Angeles. Iyo ugeze muri leta ya California, muri leta zunze ubumwe za Amerika, hari agace bita Los Angeles. Ako gace bita Los Angeles niko kabamo karitsiye bita Hollywood. Hollywood yatangiye nk'uruganda rwa sinema muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1900. Urumva Hollywood ni ikintu kinini cyane kimaze imyaka myinshi cyane. Mu mwaka wa 1910 filime ya mbere yafatiwe ahitwa i Hollywood muri iyo karitsiye muri California. Iyo filime yiswe In Old California. Iyi niyo filime ya mbere yakinwe ndetse yakozwe n'uruganda rwa Hollywood, kuko niyo karitsiye ya Hollywood nkuko twese tubizi, cyangwa se tuzi ko ari uruganda cyangwa se ari inzu itunganya sinema, ariko akana gace ko muri leta ya California muri Los Angeles. Ese kuki Hollywood yabaye igicumbi cya sinema? Dore impamvu Hollywood yahindutse igicumbi cya sinema ku isi. Icyambere, ibihe byiza by'ikirere. Abantu batangije uruganda rwa Hollywood babonye ahantu muri California ari ahantu heza, hataba izuba ryinshi cyane ndetse n'ihindagurika ry'ikirere. Ahantu haba ikirere gishobora kubemerera gufata amashusho igihe icyo ari cyo cyose. Urabizi ko muri leta zunze ubumwe za Amerika hari ibihe bigera akaba ubukonje bwinshi cyane, ubusimbi cyangwa se ubutita. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma ubushyuhe cyangwa se ubwo butita cyangwa se ibyo hindagurika ry'ikirere rishobora gutuma ibihe bimwe na bimwe batajya bafata amashusho cyangwa se bakora ibyo bita shooting. Nko mu bice bya New York na Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika mu burengerazuba, haba ibihe bigenda bihindagurika cyane, aho hagera igihe hakaba ubukonje bwinshi cyane ku buryo abakora filime batashutinga. Ariko muri aka gace ka Hollywood muri California haba ikirere cyiza ku buryo imyaka yose cyangwa se iminsi yose y'umwaka baba bashobora gushutinga nta kibazo cy'impinduka z'ikirere bahuye nacyo. Iyi niyo mpamvu ya mbere yatumye Hollywood iba igicumbi cya sinema muri Amerika no ku isi muri rusange. Ku mwanya wa kabiri, ubwigenge n'amategeko. Amategeko ya leta ya California atandukanye n'ay'izindi leta zo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urabizi ko Amerika ni igihugu kigizwe na leta nyinshi cyane, buri leta iba ifite amategeko yayo agiye atandukanye n'ay'indi leta. Impamvu ibyamamare byinshi cyane byo muri leta zunze ubumwe za Amerika byibera muri California nuko haba amategeko abemerera kuba bakora ibintu byabo mu bwisanzure kurusha izindi leta. Haba uburyo bw'ishoramari bwungutse kandi bworohereza aba bashoramari n'ayo mategeko. Umwanya wa gatatu w'ikintu cyatumye Hollywood, iriya karitsiye yatumye iba igicumbi cya sinema ku isi. Abantu benshi iyo bumvise Hollywood batabumva uruganda rwa sinema, ariko umva izi nama zatumye hariya hantu cyangwa se kariya gakaritsiye kaba igicumbi cya sinema ku isi mu bijyanye no gukora filime nziza kandi zihenze, ikoranabuhanga n'imishinga minini cyane. Hollywood mu kuzamuka kwayo yagiye yakira izindi kampani zikomeye nazo bakagenda bakorana, bityo ikagenda yagura amasoko ndetse na karite z'ibintu ishyira ku masoko. Icyambere, dore kampani bakoranye ikomeye nk'iyo bita 20th Century Fox. Iyi ni kampani ikorana na Hollywood. Universal Pictures nayo ni kampani ikorana na Hollywood. Paramount Pictures, iyi nayo ni kampani ikorana na Hollywood. MGM nayo ni kampani ikorana na Hollywood. Izi ni zimwe muri kampani zagiye zihorana na Hollywood kugira ngo
ikomeze ibe ikigo gikomeye kandi cyagutse gifasha ndetse kizamura n'impano z'abanyamerika n'abandi bose bo hirya no hino ku isi kugira ngo ikomeze ibe ikigo gikomeye cyane. Imikorere ya Hollywood. Dore imikorere ya Hollywood. Hollywood ni urusobe rw'ibigo byinshi bigiye bitandukanye kandi byose bikomeye. Imikorere ya Hollywood icyambere ni uko bakora amafilime, films production. Bakora ibiganiro by'amafilime cyangwa se filime z'abaseri, filime zitegurwa n'abahanga mu bwanditsi ndetse n'abashoramari bazishoramo amafaranga mu kugira ngo zitunganywe neza. Hollywood igira studio nini cyane zishobora kuba zakora amafilime menshi cyane ahenze, urugero nka filime yitwa Avengers, Avatars, Black Boosters n'izindi filime nyinshi zitandukanye zatumye abantu bavuga bati ahantu bategura filime nziza kandi zashowemo agatubutse. Ikindi kintu kigaragaza imikorere ya Hollywood cyangwa se imikorere uburyo bakora ni ugutegura no gutoranya ibiganiro cyangwa se ibihangano. Hollywood baba bafite abahanga ndetse n'abashakashatsi mu gutegura script z'amafilime meza, gutegura amasoko, kureba ikigezweho, inkuru nziza zishobora kuryohera abantu zikanabafasha, ndetse no gutoranya abakinnyi beza bashobora gukina izo filime bakagira uruhare mu kubara inkuru ziri muri ayo mafilime neza ku buryo bujyanye n'isoko rigezweho. Ku mwanya wa gatatu ni ugufata no gutunganya amashusho. Hollywood batunganya amashusho bagira imashini nziza zigezweho nk'ibyo bita green screen. Green screen ni uburyo bifashisha ibitambara by'icyatsi bakaba bakora amashusho bakaba bayahindurira ahandi hantu hariho cyangwa se hatanabaho, ariko ukabona ni ibintu byiza kandi birimo ubuhanga bwinshi buhanitse. Bagira montage cyangwa se ibyo bita nka motion captures, visual effect. Byose ni ibintu bibafasha kuba bakora amashusho meza kandi ari competitive. Umushinga wo gufata amafilime menshi cyane mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, aba bashobora kuba bafatira filime mu bihugu byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi, mu bihugu bishobora kurenga n'icumi, ariko iyo filime ikaza yitwa iya Hollywood. Ikintu cya kane, kwamamaza, marketing. Hari ibintu bijyanye no kwamamaza filime. Hollywood ni abantu bazi ikintu kijyanye no kwamamaza ku buryo bamamaza ibintu ku rwego rudasanzwe mu mafestivale y'amafilime, amakonseri y'abahanzi, mu biganiro by'imbona nkubone. Ibi byose ni ibintu bibafasha kwamamaza filime zabo ndetse bakabasha no kwamamaza filime itarasohoka kugira ngo abantu tube tuyifitiye amatsiko menshi cyane, bityo nizasohoka twese tuzajye kuyireba twihuse cyane. Ku mwanya wa gatanu ni ugucuruza ndetse icyo bita distribution. Abafite uburyo bwiza bwo gucuruza filime zabo binyuze mu bigo nka Netflix, Disney Plus, DVD, YouTube Movies n'ahandi. Ibi byose ni ibintu bibafasha gucuruza filime zabo ndetse no gusinyana amasezerano n'ibindi bigo byinshi cyane bikora ama streaming kugira ngo babyishyure ubundi bijye bitambutsa izo filime za Hollywood, bityo ikomeze itere imbere. Dore amabanga yatumye Hollywood iba ikimenya bose, abantu bose bamenya ikigo cya Hollywood. Kubaka ubwiza buhanitse, iri ni ibanga rya mbere. Hollywood yashyize imbere ibintu by'akataraboneka nk'ibyo bita CGI, special effect, costumes. Izi ni inzu za sinema nziza zigezweho. Bafite uburyo bubaka inzu za sinema ku buryo nawe uyireba ukavuga ati aha hantu ntabwo hasanzwe, imitegurire yabo ndetse no guhanga udushya. Ibi ni bimwe mu bintu bituma Hollywood iba ikimenya bose kandi igira n'uburyo iba competitive ugereranyije n'izindi kampani zikora amafilime. Bafite ubushobozi bwo kwamamaza filime zabo ndetse no gukora filime zihenze. Bafite uburyo bategura filime, inkuru, bashyiramo montage, bagashyiramo amafaranga. Urugero nka filime bita Harry Potter, filime bita Fast and Furious, Marvel's Cinematic Universe. Ibi byose ni ibintu byagiye bituma Hollywood ikomeza kuzamura igikundiro ndetse n'ubuhangange n'ubushobozi n'amafaranga menshi cyane. Gukoresha imari nini cyane, iki nacyo ni ikintu gituma Hollywood iba ikimenya bose.
bakora filime nziza kandi zishorwamo amafaranga menshi cyane, dore ko filime imwe ishobora kuba yashorwamo amafaranga agera kuri miliyoni nka 200 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bakunde bakore filime ifite ireme kandi igezweho iri competitive. Kwiyegereza isoko mpuzamahanga, iki nacyo kiri mu bintu byatumye Hollywood ikomeza kuba ikigo gikomeye kandi mpuzamahanga mu mafaranga ndetse no mu bwamamare. Hollywood yatangiye muri quartier nto cyane ya Hollywood i Los Angeles, ariko ubu ni ikigo mpuzamahanga. Bafite amasoko muri Afurika, Aziya, mu Burayi. Aha hose ni ahantu bakura amafaranga menshi agenda yinjira mu isanduku ya Hollywood nyuma yo gustreaminga cyangwa se yo kwerekana ibihangano byabo ku masheni agiye atandukanye. Gutunganya ibihangano ndetse ibihangano byiza bikora ku mutima. Hollywood ifite abahanga mu guhitamo story nziza cyangwa se icyo bita script. Filime z'ibyishimo, filime z'amarira, filime z'agahinda, filime z'ubutwari, filime z'inzozi, filime zo guseka, amakomedi. Aba ni abantu bafite uburyo bwose bakoramo filime ukavuga uti ibi ni ibintu byiza cyane. Icyo twakura kuri Hollywood cyangwa se ikintu twabigiraho, inzozi ntizigira aho zibarizwa. Hollywood yatangiye ari agace gatoya cyane k'icyaro, none ubu niwo mutima wa sinema ku isi, bitewe nuko abayitangije batigeze bacika intege kandi bari bafite intumbero zo kubaka ikintu kinini cyane. Ubuhanzi bushobora kugira uruganda ndetse bushobora kugira n'akamaro. Ubuhanzi bushobora gufasha uruganda ndetse bukaba bwafasha na nyirabwo mu gukemura ibibazo bya buri munsi, ndetse akaba bwamutunga bukabyara n'amafaranga menshi atagira ingano. Ihuriro ry'ubukorikori, ikoranabuhanga, ubucuruzi, ibi byose bishobora kuba byatuma ibihangano by'umuntu bigera kure mu gihe yahisemo kuba yabyamamaza cyangwa se yashakisha uburyo abigeza kuri cyane. Hollywood ni uruganda rukomeye cyane. Ese hari ikindi kintu wumva twazaganiraho mu biganiro biri imbere? Ukitwandikira muri comment. Gendwa Mr. Sam. Uyu munsi twareberaga hamwe ibijyanye na Hollywood, uruganda rwa sinema ku isi. Ndabashimiye cyane.